Pioneers ndabasuhuje mwese, iyi ni Kamanzi official. Tugarutse mu makuru ya Pi Network, ariko ndifuza ko dusangira iki kibazo. Kuki ibi bintu Pi Network yabikoze koko? Nukubera iki? Reka ahari nifashishe iri tangazo, niryo ku itariki 20 murabibuka ryaronshingaga Pi. Tariki 20, reka turirebe kuri X ya kwa team, turisubiremo gato cyane. Riragira riti: Open Network has officially launched, marking a groundbreaking moment for all pioneers. Ku mugaragaro, Open Network, Pi Network yari ifunguye imiryango ku bari imbere n'abari inyuma, kandi iki kikaba cyari ikintu gikomeye, ari umwanya ukomeye ku ba pioneers. With external connectivity now enabled, pioneers can engage in transactions beyond the Pi ecosystem, connect with KYB verified businesses, and access new integrations like centralized exchanges. Kuva twari duhujwe n'amahirwe n'abandi wahanze, ariko bamaze gukora KYB, bafite izo business zamaze gukora KYB, baturuka hanze ya ecosystem ya Pi, ndetse tubonye amahirwe yo kwihuza n'abandi n'izindi platforms zivunjisha external connectivity, ndetse n'izindi ziri centralized exchanges nka za OKX, ziriya nka za Bytegate n'izindi. Umupioneer yahawe rugari gukorana nazo. Reka wenda ngarukire hano tugira icyo tuvugaho, turebe kuki ibi bintu byakozwe gutya ku ikubitiro. Hari impamvu eshatu nabonye cyangwa na sesenguye zishobora kuba zarabiteye. Muri make, twakomorewe kwishyura Pi, ariko tuyishyura nta giciro kizwi, nk'uko twari tumeze muri unclosed period, niko n'ubu ngubu bimeze. Ibi rero bisobanuye iki? Jewe uko mbyumva, nabonyemo ibintu bitatu. Icyambere, kutuzanira izi exchanges bwari uburyo bwo kugira ngo umupioneer yumvikane n'iyo exchanger mu mikorere yabo, mu buryo bwo kuvunjirana, kugurana, byite kugurana. Wowe mpa Pi nguha amafaranga, noneho dore urutonde rw'amafaranga dufite, hitamwe amafaranga ushaka. Aya ariko mwitonda, akabana ari amafaranga y'ikoranabuhanga. Ariko amafaranga y'ikoranabuhanga asanzwe azwi, avunjwa kuri coin market cap, kuri ya masoko y'ubucuruzi y'ama cryptocurrency. Nshobora kuyavunjamo amafaranga yandi asanzwe. Ni ibintu byoroshye, ni ibintu bizwi. Ikibazo ni kimwe: ni ikihe giciro tuguranyeho? Ko nguhaye Pi, ukuvuga ngo uriya muvunjayi niwe ukugenera igiciro, aguheraho. Ariko ahantu tubona yagikuye, twakikubona tubona n'icyo afite. Ariko kuki aricyo giciro yashyizeho? Ngo nawe yagennye igiciro akurikije igishoro afite kigura Pi mwazanye.
bagatega aba bantu uko mbabona nimba hera kuri aya nibura ku munsi ushobora kugura izi ngizi cyangwa se nawe bitewe n'ukuntu yacuruje. Urugero we afite USDT zingana iki, aragura payi zingana iki, ese namara kugura payi we ninde uri bumugurire payi? Hari umuntu ufite bitcoin ukeneye payi ariko kuko adafite wallet yakira payi, kiraza kuba ikibazo gikomeye cyane. Ahubwo uyu muntu biraza gutuma agura USDT nyinshi, biraterwa kuko OKX afite buri faranga ryose, we niwe wenyine ufite wallet yakira payi gusa. Ubundi ni abantu babiri, ni umupayoniya ni OKX. OKX bafite wallet yakira payi, uraziha ikazigura rwose. Noneho wowe urahitamo ubwoko bw'amafaranga y'ikoranabuhanga ari hariya aba ariyo uguranamo payi. Ibi kubikora gutya ikirimo cyumvikana ni mu buryo bwo gutinyura yama exchanges yandi kugira ngo nayo ajye ku isoko rya payi, niyemererwa nayo aze ahangane na OKX mu kwakira no gucuruza payi. Ibi nibibaho gutya, abakeneye payi bazaba benshi. Nibaba benshi, abazitanga batanga nkeya cyangwa ari bakeya, igiciro cya payi kizamuke. Ni ukuvuga ngo izi exchanges eshanu zagiye ku isoko z'ubwazo ni nke cyane ku buryo zitapfa kuzamura agaciro ka payi, ariko nanone ku mikorere yazo zishobora kuzamura agaciro ka payi igihe zifite urutonde rw'amacurrencies menshi ashobora kuvunjwamo payi. Ariko ikibazo izo tuzi ni izihe? Kuki twirunda kuri imwe? Kuvuga ngo igihe cyose tuzirinda kuri exchange imwe bizatubera umuzigo uremereye cyane. Ariko nk'ubu tunyanyagiye tukajya kuri Bytegate, tukajya kuri iriya, ukajya kuri iriya, ndakurahiye twanyanyagirayo bakabona payi zitangwa ni nkeya, bakazamura buri wese akazamura agaciro kugira ngo azibone. Cyo ni kimwe. Icya kabiri, abacuruzi, ibi biri butinyure abacuruzi kuko iyo umucuruzi, niba umucuruzi yatinye kwishyura ko mumwishyura payi kuko atabona hari buzijyane, hagati ndi buhombe. Ariko exchange iraza kudufasha. Wa mucuruzi ukorera hariya muri payi hari uburyo bubiri, nitumumenya biraza gutuma tumwishyura ibintu bibiri. Turamwishyura payi abone kuko afite aho ari buvunjishe amafaranga, ariko ka gaciro nikazamuka wa mucuruzi ari butinyuke agurishe yakire payi kuko ari buze kujya kuyigurisha ku gaciro kari hejuru, cyangwa se ayabikemo kugira ngo agenda azamura agaciro. Hari uburyo bayabikamo cyangwa aragiye no kuyacuruza nawe. Ariko ku rundi ruhande urumva nyine biraza gutuma abonamo fiat money. Ku rundi ruhande ariko uyu mucuruzi exchanges nizikomeza gupfobya payi, biraza gutuma abacuruzi badapfa kwakira payi kuko ifite agaciro kari hasi cyane. Ariko exchanges zizamuye agaciro, aba bacuruzi batinyuka bakakira payi bakajya kuze exchanging, noneho umupayoniya akajya yishyura payi adahendewe mu ivunjisha rikiri hasi. Exchanges rero ziriho kugira ngo zitinyura aba bacuruzi, ariko nabwo bigashoboka igihe zazamuye igiciro cya payi kugira ngo nawe niyakira payi abona havunjisha, abone fiat money, kubera ko benshi baranguye muri fiat money. Ariko nanone ku rundi ruhande biraza gutinyura abashobora kuranguza muri payi kuko exchanges cyane nk'abantu bafite igishoro kinini cyane ko exchanges
ni ukuvuga ngo abacuruzi baramutse bemeye kwakira payi, izijya muri exchange zagabanyuka, igiciro kikazamuka, wa mucuruzi wakiriye payi nawe akabona aho avunjisha igihe abikeneye, cyangwa se bagahangana mu kwakira payi kurusha kujya kuvunjisha. Icya gatatu, pioneers buri wese aramutse yihagazeho akarekura udupayi duke, cyangwa rimwe na rimwe byagabanya igiciro kiri hasi cya payi. Ni ukuvuga ngo uru ruhurirane rw'abantu batatu mbabwiye, exchangers, abacuruzi ndetse na pioneers, baramutse twumvise iyi filozofi, habaho guhangana hagati yacu, buri wese akicara acunga undi. Muri kwa gucunga undi nibwo twaba turi mu kuzamura agaciro ka payi, kuko buri wese yaharanira kugira ngo abone payi nyinshi, kuko payi ni imari ikomeye cyane. Noneho exchange zikabicisha gutanga ama cryptocurrencies zivunjwamo fiat money, bityo bikaba ari bo babona payi nyinshi. Ubwo aba pioneers nibo bayoboka, kuko pioneers benshi bakeneye amafaranga afatika. Ariko igihe iyi mindset yo guhangana, ibitekerezo byo guhangana bitari byabaho, buri wese ngo ashake kugundira payi, bamwe exchange barashaka kwinjiza payi nyinshi, abacuruzi nabo baratinya kuzakira, bavuga ati se tuzazivunja ariko turebe igiciro kiri hasi cyane. Umupayoniya nawe akavuga ati inzara iranyiciye, nose ko nabuze ibicuruzwa wakwivunjishiriza nkaba nirira. Nitukomeza kurebera mu kurya turagumya gukubita hasi agaciro ka payi. Ariko ngira ngo nsoze, agaciro ka payi mu by'ukuri karacyari kandi ntabwo kahindutse, karacyanditse muri ecosystem za payi. Ari nayo mpamvu dutegereje ibintu bibiri. Dutegereje ijambo rikomeye kuri GCV ku itariki 14 z'ukwa gatatu uyu mwaka wa 2025, bitabi byo tugahabwa integuza yuko twazabimenya nibura ku itariki 28 z'ukwa gatandatu, kubera impamvu ngiye kubabwira. Cyambere turacyamayininga, ariko ntibyabuza ko kuri 14 byahagarara. Ariko bidakunze kuri payi today dushobora kuzumva agaciro ka payi. Ku itariki 14 kuri payi day birashoboka yuko haba impinduka ikomeye cyane yerekeye GCV, cyangwa se iteguza GCV. Byose tubihanze amaso, nta musumari duteye, turaguza imitwe myinshi, ariko mu by'ukuri GCV iracyanditse muri ecosystem za payi. Mbamara impungenge, niyo mpamvu mbwira umupayiniyazi wese ngo udupayi twose utanga nubwo wakwikenura kuko biremewe. Niyo mpamvu nabanje kubasomera ari yatangazo, biranditse ku munsi wo kuronkinga barabyanditse. Mwumve na ya video, ni ukuvuga ngo twahawe rugari, nubwo rimwe na rimwe tubita ngo ni babandi bari kura nyinshi. Kuri kura nyinshi bisobanuye kuzihombya, nubwo bagira mu yandi magambo. Ikintu rero gukoresha dukeya, ariko niganiga jya ufataho nka rimwe mu cyumweru, uvuga uti kanikenureho. Yego, ikindi ubu ngubu kiriho, umupayiniya yemerewe kuba yaguha payi, yemerewe kuba yaguha ama USDT ku bafunguye wenda konti kuri exchanges, akaba yakwishyura USDT, akaba yakwishyura Bitcoin, akaba yakwishyura kuko wallet yayo iriho, nta kibazo, ukaba wazakira nta kibazo rwose. Ni ukuvuga ngo payi ufite ushobora kuzihindura muri Bitcoin, ariko Bitcoin ngira ngo byari byakundana, turaza kubireba. Ariko ibyo byose biriho hariya, turajya tubirebe, tujye tuvuga duhamye ibyo twaboneye experience. Ibyo byose ni ukuvuga ngo exchange niba yemerewe kwakira payi, irakuvunjira muri currency ifite hariya iyo ariyo yose, mujye mu birebeho. Ngiyo nabo namenye ni USDT niyo nabonye nishyuramo nta kibazo. Ikindi nkanjye umupayiniya ufite wallet yakira payi, nemerewe kwakira payi, ukanyishyura payi, ndetse abafite payi muri serivisi mbaha tabemerera, ni muze munyishyure payi nta kibazo, tubyumvikane turebe aho bigeze,
kuko ubwo turagendera ku biciro tubona biriho. Ubwo twagiye he muri exchange, niba twagiye muri exchange bari kunyishyura mu ma USDT, cyangwa se ndazifata uzishyire mu ma USDT unyishyura mu USDT. Niba ushaka kunyishyura payi nta kibazo, uvuye tubyumvikane, nta kibazo turebe. Gishoboka ariko wowe kubura serivisi kandi ufite payi, ugira ngo simbahaye rugari mwanya si uwanyu. Reka rero mureke dukomeze ariko guhesha agaciro payi ibi byose dukora. Kuko hari umuntu ukubwira ati ntabwo nakwishora mu gukurikiza GCV jyenyine, kuko ngiye ntabwo ndi exchange, sindi umucuruzi, sindi na kwa team. Ejo hari wabimbwira ngiye ntabwo ndi exchange, nabwo se shaka kurikira GCV barakubeshya. Sindi exchange, sindi kwa team, kandi sindi n'umucuruzi. Ngiyewe ndigenga, ati bisome hano ariko ati bisome ati ndigenga. Ngiye uranyishyura gutya utanyishyura gutya, ngiye mfite payi zanjye, ndajya aho nshaka barama icyo bashaka, icyo nshaka. Shamusera rero nawe ngwino tubyumvikane. Niba unyishyura payi nyishyure payi nta kibazo, niba unyishyura USDT nta kibazo, niba unyishyura Bitcoin niba bikunda nta kibazo. Ngayo nguko baduhaye rugari, uru rugari ariko turucunganwe naho ubundi kwishyura payi ni munange, ariko ikibazo ni igiciro. Mureke rero dutegereze ijambo ryanyu umusifuzi wa nyuma, ariko ibindi dukora tubikora n'ubwenge kugira ngo natwe tugende tuzamuramo akantu ka dogere ka payi kazamuke, kugira ngo tugende dusatira agaciro keza gahesha agaciro umupayiniya wa mining igihe kirekire. Ye kuziteza, mwe kuziteza, mubahiduke namwe, muhaduke bazamura igiciro. Murakoze.